ndagutumiye mu gace ka kabiri ka filime yacu uw'umujama Dickson yajengereje iwabo, si iwabo gusa yajengereje n'abamuzengurutse bose kubera amafaranga yasi. Numwembezi mbega muri rusange, ariko se ko twashuje agace ka mbere agiye gushyira umupira hasi yabuze aho kuba, ise yamukomanyirije arimo gusaba uyu mukobwa kugira ngo amucumbikire, kandi twari yaramwimiyeho akajya amutera amafaranga amubwira ngo amafaranga niyo menshi ubonye mu buzima bwawe ngo ntahandi uzahurira nayo. Nibyo bigiye gukomeza rero, ndagutumira agace kacu kabiri n'ubutaratangira ka mbere uragatangira hano ni muri Clement 24 inkuru z'urukundo mix ikaze tukuzanira utuntu tw'ubwenge ariko kandi amasomo menshi. Biriya byose byo gutwika twarakuzaniye ibisa nabyo ngo social media ngo hahiye ngo nde ikada twe twarabivuzeho ngaba besto ngo azakurikiraho iki ikaze rero. Barangije gukora itidiro muri iryo joro, Kimberly yarananiwe ajya haguruka asohotse karero abona Dickson yaryamye mu ntebe, umutima namuhita umukoraho. Uyu mutipe wamugana wabona yabuze aho kurara we, ese koko ntaho kurara ufite? Dickson aramubwiye ngo yego. Kimberly aramubwira ngo okay njyewe nagucumbikira gahita homba ngo uri serese wancumbikira ngo udatuma nisubira ariko nyine ngo isi kwikaragiyeho. Uyu mutipe yari yamwikaragiyeho yagombaga gushimira agacunguza uburyo umwete. Bavuye aho rero bagenda bagana aho uyu mukobwa acumbitse ahagiye kumucumbikira nyine. Bakihagera rero nibwo tipe yatunguwe none se Kimberly uba ahantu hameze harya? Undi ngo yego. Uyu mutipe ni uwo mu bakire, ni uwo mu gikoma cy'avoka, ni muri ji y'avoka, ntago amenyereye rero ubuzima buciriritse. Kimberly aramubwira ngo ntuzane ibyo by'imyijogonyoro, niba udashoboye kuba wacumbika hano uve hano uhita ugenda, njye nari ngufashije nk'umuntu ufasha undi. Tipe yagombaga kwikiriza nyine ngo oke. Ikindi ugomba kumenya, mu cyumba cyanjye nta muntu winjizamo ibikweto, uzajya urara muri kuvurero nayisegure. None se twajya turarana ku gitanda? Umukobwa aramwitegereje ngo ye hamwe umuntu akubaza ukaba wavuga ngo mwakugati warasaze. Ndi ngo ndabishimiye n'ibi ngibi, urakoze kuba nta bigambo urengejeho. Igihe cyo gutangira guca bugufi rero kuri we cyari kigeze. Bimwe avuga ngo iyi ni inzu yanjye, ni amabwiriza n'amategeko yanjye. Igitondo cyakurikira rero tipe yagomba kujya gushaka ko kunywa amayoga arayihahuza nyine, ko arabonye kwikundira urusimbi n'ibindi nk'ibyo, ariko yari afite ibibazo byinshi nyine. Aya ni kuri amafaranga umuzamu wabo yamugurije. Nibwo rero Kimberly yari yasohotse aragaruka, yasanze undi ari kwihuza inzoga mu gitondo, yahise zimwambura. Nibi nibyo uheraho mu gitondo wowe? Umva nkubwirira amategeko yo muri iyi nzu. Irya mbere ukibyuka uba ugomba gukora amasuku, n'ibyombo tuba twakoresheje nijoro biba bigomba koga mu gihe ntari ngo byonze, ndetse no gusasa biba bikenewe. Hanyuma ukabona kujya kuri kaminuza. Ibyo wumvise utabishoboye uzamvire mu nzu. Ugomba guhitamo rero nahe matemo yawe. Tipe rero yaramusubije mabuja genza bikora byose. Kimberly rero yarambwiye ngo aho ngaho tuzahuza. Ubuzima bwawe nk'ubutangiye. Bari kumwe mu nzu saa sita ibiryo byari byahiye. Kimberly yaryoye yifitiye apeti, undi arimo kuhumuriza ibiryo yewe, kavuga ati abantu batungwa n'ibiryo nk'ibi koko bya fake ngo ubuse mubaho. Ese Kimberly ibiryo nk'ibi ubu nibyo usanzwe uryaho ubusura bishobora? Ndabwanga inzara sha ntago iragukubita we nakumvisha. Inzara ni gukubita neza uzabirya ahubwo nabiburi. Use waruzi ko hano ugiye kurya ngo ibiryo by'Ibitaliyani n'iby'abashefu b'Abashinwa n'abaki cyangwa by'Ubufaransa. Uyu mukobwa we nibwo buzima yiberaho yarabumenyereye. Dickson yewe ngo ibi biryo nge birananiye ngo sinabishobora. Rimwe yavuze ngo icyo yanze shyiraho ireba se. Kubukeye Kimberly yari yiryamye akangutse yumva hanze hari urusaku. Asohotse asanga Dickson hanze rero ari kumwe n'umukoboyi. Bakinaga iki kari urusimbi rwa damu. Kimberly yahise bimena. Dickson haguruka yarakaje yewe. Kimberly yatangiye kumusomera, ariko Dickson ubundi ko mbona utakiri n'umwana, ubu nibwo buzima wowe wahisemo. Uyibise n'ibiki n'ubuzima nyabacyo wahisemo. Ubu buzima bwose rero wabushyira ngo mu gukina urusimbi. Ese reka nkubase, urusimbi rwagufasha iki wowe? Tuva hano ugena umunsi. Dickson rero yavuyeho ngo bakiniraga urusimbi. Iki gisore bakinaga rero cyashatse kumuvugiramo ngo wa mugore we ngo usanze twikinira ngo guturikana amafaranga yanga uri gukina nayo. Umva wa musore we hita ujya mu nzu. Uwo bakinaga ngo uyu mukobwa ariko aragutegeka ngo cyangwa. Dickson yaramwubashye ajya mu nzu. Nibwo Kimberly yasigaye ahangana rero n'uyu bakinaga urusimbi nawe niyoroshye. Mu gitondo abantu b'abagabo nta n'akazi nta n'icyo muyibyira byukira mu rusimbi, ngaka ni akazi gahagije. Uyu bakinaga urusimbi ari jujuta ngo mbamuriye. Nibwo Kimberly yagiye mu nzu. Nibwo rero Kimberly yatangiye kumusomera. Ese reka nkubaze Dickson, kuki wahisemo kuba umuntu wo gutsindwa gusa mu buzima bwawe bwose? Ubwo urumva ibyo bintu udashatse guhinduka wazagera kuki mu buzima? Urusimbi we rwagufasha iki? Wabyutse ukitegura tukajya kuri kaminuza. Umutipe aramusubiza ngo buse ngewe nabasha ni kujya kuri kaminuza nambaye gutya nk'umuntu utoragura udupipiri. Yewe imyenda sinayijyana kuri kaminuza. Abantu se ubwo bambonye bano ukuntu banzi bavuga ngo kine banseka. Kimberly ahubwo yarasetse ngo abantu baguseka. Ubundi se burya mu muhanda ukeka ko ari umuntu witaye kundi, buri wese aba yireba ngo baranseka. N'akazi kawe ahubwo buri wese afite ibimubabaje. Aramubwira ngo ariko areba koko abantu se bazagufasha iki mu buzima? Ubayeho kuvuga ngo abantu barambona bati. Kimberly rero nibwo yagiye mu myenda ye akuramo imyenda azana Dickson. Iyi myenda kuva nyiguze sinigeze nyambara kandi ni y'abahungu. Dickson nibwo yarifashe ya myenda arayitegereza we arayizengurutsa. Yewe nakambara imyenda itagira marike se, imyenda itagira brand,
uwo ntakarigewe. Kimberly rero zuko Dodi yararakaye. Wa musore ibyo nakubwiraga ni inyungu zawe, nanjye mudaharanire zanjye. Tipa aramusubiza arumva ibyo nakubwiye nawe nta hantu ndi buke, nta energy mfite zo korera rero umugabo kusi. Ngiye kwigira dushe, nimva dushe ndafunga igeto yanjye. Hitamo haba kujya gutangira gushakisha aho ugiye kuba, haba kwambara ibyo ubonye ukajya ku ishuri cyangwa kwitegura ukaba homeless, ukaba imbogo yo mu muhanda. Yaramugereza imyenda yishubije. Kimberly rero yaratekereje, aragenda ahajya aho bacuruza imyenda iciriritse, amugurira indi myenda. Dore nkuzana indi myenda mishya ngambara tujye ku ishuri. Dickson aravuga ngo ngiye sinakambara imyenda imeze nka gutya njye kuri kaminuza, ariko sinjya nambara imyenda itagira brand. Kimberly aravuze uyu nguyu agiye kuntesha umutwe rero. Yamusize muri ghetto ye, ariko yari amaze kumuha warning ya mbere, kandi n'isaha yamwirukana yigira kuri kaminuza. Nibwo Dickson yabonye ko rero amahirwe yo gukoresha yo kujya gukina ku rusimbi. Mu gihe rero Kimberly yagarutse ateguye n'ibyo kurya abizanye, umuhungu ntawe uri mu nzu yamubuze. Nibwo Kimberly bashije ubundi ubu yagiye, yagombaga kujya kureba uyu mutipe asanzwe akinira urusimbi. Yakega caragenda amugwa hejuru. Ibyo yakoze ubwa mbere urabisi, yarongeye bakora akajagari babakinira urusimbi bo muri kazi. Yabasenyeye umukino. Nibwo yatangiye kubwira Dickson, "Jewe waranyobeye, ubu ntunitekerezo ngo urebe ushaka kuzabaho imbere, urakeka ko urusimbi ruzagufasha iki? Ubu nushaka guhise ihinduka koko, wa musore ntunatekereza, wavukiye ahantu mu bakire mw'ibwami ubayeho neza, ariko dore aho ugiye gusohoreza. Reba abantu mwicaranye muri karitsiye badafite epfo na ruguru, badafite n'ibitekerezo. Wa mukobwa utatumenyera, nyamara mukobwa yitonde ibyo bigambo byawe, urutengeye gukinira ibiceri koko iwanyu ntacyo wabuze, nta nubwo unikorogosha ngo witekerezeho. Dore ahantu wicaye wowe uri kwicara niwe akaba aharenze n'iwanyu, bitewe n'uko mu mutwe wiyubatse aharenze iwanyu bakwifuza. Wowe uri kuba wicaye hano, wowe abona abantu mwakabaye muri kumwe. Wumva wa musore we, ntacyo nzongera kukuvugisha. Uzakora ibyo ushaka ubone ubuzima bwawe, uzabugenza uko ushaka, uzongera ubone nkubangamira. Wa mukobwa ngo ni Kibari, niba ari Kimberly ntabwo ni Kimberly. Ashaka gutangira gutukana n'aba baje muri karitsiye. Icare ko twikinira uyu mukobwa we no kukumenyera. Hari amagambo y'umuntu akubwira bigatuma witekerezaho. Uyu mutipe yaratangiye kwitekerezaho. Ku nshuro ya mbere nibwo amagambo ya Kimberly yaramwinjiye neza neza, yagomba gucisha make mu mutima, yumva biramuyobeye. Amagambo yaramwinjiye mu mutima. Nibwo nyuma rero tipe yinjiye muri ghetto, asanga Kimberly yicaye hamwe. Uwo mukobwa yarabyigejeje umutima cyane, kuko yari yabonye ko uyu mutipe ari mu bari babantu badashobora guhinduka niyo bababwiriza gute, niyo abasengera y'ukwezi. Nibwo Kimberly icyo yakoze, yafashe amafaranga yari yaribiki, yaramubwiye, "Dickson, akira aya mafaranga, igendere, hano ntitwakomeza gushokana, genda ujye gutangira ubuzima bwawe. Ndakeka ko aya mafaranga aza gufasha gukodesha ndetse n'ibyo kurya, wazasukuma iminsi nk'ingahe, 2-3, nawe ukitekerezaho." Dickson yafashe amafaranga yari yitegereza, arangije yasubiza hasi. Kimberly yatangiye kumubwira, "Njyewe uko ndeba uko." Ariko ibyo byari uko Dickson amaze kumubwira ko atafata amafaranga ye, arambwira ngo ayigumanije. Umva Dickson, njye navukiye mu muryango w'ubukene cyane. Papa yinjizaga amafaranga make cyane. Najyaga nibaza, ese amakosa ya papa yaba yarakoze mu buzima nayahe? Impamvu nta yindi. Ndabyibuka n'abana bo mu rugo twajyaga mu buriri tukaryama, nta kintu twakojeje mu kanwa, kandi hari papa na mama. Papa aragerageza neza biranga. Nkibaza niba aya makosa yarayakoze mu busore, niba yarayakoze simbizi. Papa yagize atya arigendera rero, ariko byaramunaniye. Mama nawe rero kwihangana, none hasigaye wenyine nawe byaranze. Twatangiye kuba imfubyi tukiri bato. Kumwe umuntu yitetesha cyangwa ngo nahamagara runaka ngo wanko cyangwa ngo anti, nta muntu n'umwe njye nari mfite, nta support nigeze mbona. Akurikiye iki, navuye mu miteto, nagombaga gukora cyane, nagombaga gukora nkabona uko nakibeshaho, nkafasha n'abarumuna banjye, kandi ibyo nkanabikora niga. Aho mbere uri umusore, waba warigeze uhura n'ubuzima bukomeye, wowe ko wavutse ibintu byose bihari bakuzanira ji avoka n'ibindi nk'ibyo, wowe ko systeme yawe yose ari systeme y'umutamenwa y'ubufasha, ikintu ukeneye cyose kuhita ugisaba bakaba barakiguhaye. Ariko se ayo mahirwe yose ufite ko wahisemo ko yagihindura imfabusa, ntugire icyo yakoraho, ahubwo ugashaka gusenya gusa, utaniretse nawe wisenya. Ngaho reba, urebe witekerezo, urebe kutikunda, utari umuntu w'umuselfish, umuti personanga, ariko ntako ntagira ngo ariko ibyo bintu ngo gira kuvuga ubwo gihe simbishoye. Umukobwa ngo oya, nawe hano muturabeshyana, turabizi ko wowe nta kintu na kimwe ugerageza, ahubwo umeze nk'umuntu wavangiwe. Wowe ubuzima bwagushyuhije mu mutwe, amafaranga yaragushashije, inshuti zawe ziragusaza, ibintu by'isi byaragushyuhije, ufata icyo urekure cyujugunye icyo ushaka iki. Ariko kuba warisika wageze ahangaha wiga none n'ibintu by'ubuenjeniyeri bw'indege, bivuge ko ufite mu mutwe uri smart, ariko ntacyo ushaka kubikoraho. Ariko ibyo ni dadi winjyanamo, niba bikujyanamo ariko bivuze ko hari icyizere kubona, hari n'ibyo ateganya nk'umuhungu we wazamushimisha, ugakorera n'isi. Igisitu cyo tugenda ni nk'indabyo, ariko ugomba kugira igikorwa usiga. Rwose urumva papa atizerera muri wowe nyine, wowe umugusha, ufite amahirwe njye sinayitesha. Dore n'aya ni amahirwe, aya ni amafaranga urayafata.
ibintu byose uba ukeneye burya wakora ukabigeraho. N'imodoka ukazigura niyo myenda ushaka ariko ari we wabikoreye, ukamenya no gusesagura icyo aricyo. Amafaranga yawe ariko sindi buyafate. Dickson, njye niyishyure minerivare nkakora ibyo byose, ngaho mbwira njye nawe urumva ari nde warira? Ninde wakijujutira Imana? Wowe ntacyo ubuze, wavukiye mu mafaranga, papa wawe arazwi hose afite amafaranga, mama waragukunda, gusa urumva ahatari wowe ushatse guhinduka hari icyo ubuze, wowe hari icyo wakicuza. Ndi nkawe nahinduka pe. Wowe mama na papa wawe baragukunda, biriya bintu byose ubona iwanyu bagukorera n'ibyo bakubwira ni ukubera wowe n'ubuzima bwawe. Ariko njye ndagerageza uko byanze. Kimbere dore ukafashe umwanzuro, wowe nta mahitamo yo guhinduka urafata. Nufata umwanzuro wo guhinduka uzahinduka. Aho ngaho baganira ibintu byinshi cyane byo mu buzima, mbega undi amubwira ku bintu byinshi, ubuzima, ishuri, mu rugo, imico. Nyuma y'ibyo biganiro rero filimi itwereka gake gake uyu musore wari warigize indara yatangiye kugenda ahinduka gake gake, ariko ibyo byose byari ubufasha bw'uyu mukobwa Kimberly. Ndetse gake gake yikanze, yatangiye gukunda ishuri, yatangiye gukunda n'amasomo, yatangiye gushyira agapira hasi. Kimberly akoresheje umwanya we mwinshi yitanga, yigisha umutipe, amusobanurira iby'amasomo, ndetse umutipe nawe atangira kujya afata umwanya we umwe yajyanaga mu rusimbi ukabona arimo ariga, akiga umutwe agakubita ku ruhande agasinzira ariko agakomeza akiga, nk'aho bamwamwega ngo bashyiraga ibirenge mu mazi. Gake gake rero ibijyanye n'iby'ishuri byatangiye kumujyamo. Undi munsi filime iratwereka bari muri labo, Kimberly arimo kumwereka uko babivanga, akamufasha rwose akamubwira ngo ishuri ni iri. Dickson mu mutwe ibijyanye n'ishuri bigenda bimuzamo rero. Dickson rero yafashe umwanzuro nanone ashaka gusubira iwabo kujya kongera gusaba imbabazi. Yarahagurutse umusore rero aragenda ku gipangu kugira ngo abe yasaba imbabazi se. Ahasanze umuzamu batangira kuvugana. Igendere ndabizwe ari muri famille yabo, ariko igendere rwose utaneze ibibazo. Nibwo se rero na nyina bari basohotse, niba biri kujya mbere aho ngaho, ariko nibuka niba narakubwiye ko udakwiye kuza gukandagira kuri ubu butaka bwanjye. None se iyi modoka iyo nyogokuru warongera urayigaruza, kugarutse hano narakubwiye ngo ntuzagaruke muri ya modoka nagure nyogokuru ukayirya mu rusimbi itaraboneka. Daddy mbabara nagiye mu rusimbi bangira modoka. Daddy urabona ntarababaye, ntarakubiswe rero kuri undi gusa, wambabariye. Wa musore uko ugaragara si ibyo birandeba, kuri umusore suri inkumi, kumerewe n'inyuma, uretse n'inyuma no mu mutima ukumerewe n'ibindi. Yesi nyungu barakubara nk'umwana wanjye rega nyinanga ariko koko mva mugore uyu muhungu wawe nta bushobozi afite bwo kwiga, nta bushobozi bwo kumva afite, nta n'ubushobozi bwo guhinduka yifiteho. Nge rero ibyo n'ibindeba. Umva mucuti wanjye mvira mu gipangu, mvira ku butaka. Zamune wari ubwo mbasigara ahangana n'uyu ngo vana, ariko ngiye nta mwana nk'uyu mfite, nyina ashatse kwinginga muzarakanira. Uyu Dickson si mukene muri famille yanjye. Dickson rero ntacyo ari kurenzaho, nta yindi mitwe iyo rero igomba gusubira hamwe atuye, aho acumbikiwe n'umukobwa Kimberly. Ariko rero ikiza amasomo yarakomeje, ndetse Dickson uyu nguyu ibyo mu ishuri byakomeje kumuzamo cyane, ariko ibyo byose byari umufasha bw'uyu mukobwa Kimberly. Umukobwa yaritanze, akamwigisha amaformire, akamwigisha udukoryo n'amabanga yo gukora etide. Tipe nawe Dickson rero mu mutwe rwose yagize umutwe ufata vuba, yagiye byumvamo cyane, ndetse uno munsi w'ikizami warageze, ikizami cyararangiye ndetse basubiye geto barabana. Mu gihe bari muri ibyo rero telefone ya Jama yahamagawe na nyina, nyina yamuhaye ibisobanuro runaka, aramubwira ngo umwana wanjye ndashaka ko duhura. Nyuma yo gukopera telefone Kimberly aramubajije uwo ninde mwavuganaga. Dickson aramubwira ngo ni mama. Yewe Kimberly yarishimye, Imana ishimwe, wongeye kuvugana na mama wawe? Numvisha muvugana neza. None se ubwo wa mugani wari waje anumbwira ko uzaba iminsi nk'iyo 3, ubu nise urapanga gusubira iwanyu ryari? Iwacu sinzasubirayo, undi ngura umusasi. None se amafaranga yo kwishyura ikindi gihembwo uzayakora? Ngo nzashakisha akazi. Hanyuma se bwa butunzi bw'abanyu bavugaga ibintu byose biri ku murongo, undi ngo ariko narahindutse, undi muntu ngiye ngomba gushaka akazi. None se mu modoka avugaga n'ibiki? Navy'imodoka papa zamombe ngo sa guhombe zishakira akazi. Reka nkubwira wa muhungu we, ubwo turi kuganira twaba tubana sinteke nuko suko natekereza cyane kugira inama icurano. Subira iwanyu, papa afite amafaranga menshi yo kukwitaho, ukoresheje ubwenge wagera ku bintu byinshi cyane. Urashaka kwisubiza inyuma, koresha amahirwe yawe aracyuzuye wowe. Tatwishinga twe twakoze twarakubiswe. Kuba uvugana na mama wakoresha ubwo buryo ukaba wasubira iwanyu. Uyu mukobwa yarazi ko wenda yashwanye n'ababyeyi bose, ariko abonye ko nyina mutekereza nyuko yagufasha gusaba imbabazi zo, ariko biragusaba gushyira umupira hasi. Ayo magambo nanone y'uwo mukobwa yaramwinjiye, ndetse nyuma Dickson yagaragaye yagiye guhura na nyina. Nyina arishimye kumubona, ndetse aramubwira ngo nyuma y'iminsi nk'itatu ejo bundi nzategura ikirori, hazaba anniversaire ya papa wawe. Wowe uzitegura, uzaza nka surprise nk'izindi zose, uze muri uwo munsi mukuru anniversaire y'amavuko. Nzaba nateguriye dina papa wawe ari ibintu byiza. Ndakeka ko kandi uwo uzaba ari umunsi mwiza, bizaba byoroshye ku buryo wahita usaba imbabazi papa wawe. Ndakeka kazakumva. Ikigaragara mama akunda umuhungu we nyine, ngo ibyo ikibazo arakirigata, akunda umuhungu we w'ikirara. Wigize maniga yigize ngo umusitari, umwana umwe ariko urabizi. Ikindi aba mama bagira impuhwe, papa nta miyaga agomba gushyira muri iki gihungu cye, mama akunda umuhungu we cyane. Niko byagenze nyuma y'icyo kiganiro rero Dickson nawe yasubiye muri ya gato, asigaye navuga ko ari gato yibanamo n'uyu mukobwa Kimberly. Yarahageze ndetse yamutangiye kumubwira ibintu byose yaganiriye na nyina, ndetse Dickson aramubwiye none se uwo munsi
wazamerekeje tukazajyana home kuri Anive ya Dati. Kimberly ntiyigeze abihakana cyane, yarabyemeye yemera guherekeza Dickson iwabo. Niko byagenze rero. Nyuma y'iyo minsi 3 cyari ikirori cya Dati. Nibyo mama niwe wabanje kwicarana kuri table na boss nyine isi uwo mugabo we. Byari mbere yuko ba Dickson bahagera, ndetse umugore uyu mudamu yaramusabye ngo azababari uriya mwana, ariko boss we ntazi ko umuhungu yari buze nawe ku munsi w'amavuko, azi ko yamwirukanye nyine ari yiragira ikicyura. Ibi byose mama niwe wari wabiteguye. Bicaho rero mama yinginga umugabo ngo amubabarire umuhungu we nyine. Igihe bari muri ibyo rero muri ayo nibwo Dickson na Kimberly bibanira muri gito bari binjiye. Ise yaratongowe kuko ntiyari yumvisha ko umuhungu we yasi. Bakinjira Dickson na Kimberly bose bahise bapfukama. Nibwo Dickson yatangiye kuririra sire yaciye bugufi cyane, wumva afitemo n'amagambo y'ubwenge. Noneho amakosa yose yarayemeye ndetse asaba imbabazi se. Daddy kuri uwo munsi w'amavuko, umunsi w'amasurprise, nta kindi yari kurenzaho uretse ko yababariye umuhungu we Dickson. Nibwo Daddy rero yababwiye ngo amuhaguruke abemerera kwicara ku ntebe nyine. Baricaye ndetse batangira gutera story, ubona ari nk'abantu bakumburanye kweri. Uyu ni umunsi wa Anive wa papa. Nibwo rero isi yamubajije, ese uyu mukobwa mwiza, uyu mukobwa mwiza ndi kubona imbere y'amaso yanjye n'indera. Dickson nabwo uvuga ngo uyu ngo yitwa Kimberly. Uyu mukobwa mbega nari mfite ibibazo bikomeye, yarancumbikiye. Wamvuye aha ngaha mu rugo nyine, uyu nguyu ni wancumbikiye. Niko byagenze. Papa na mama bashimagije cyane uyu mukobwa, ndetse yabo no kwicara muri salon batera story. Kimberly hari impano yari yazanye ni papa wa Dickson kuri Anive nyine, amayo mpano batera story. Niko byagenze. Hageze amasaha yo gusezera, Dickson n'umukobwa bazanye bavaho mu rugo barasezera. Bagombaga kwigira gito nyine, amagito aho baba hafi ya kaminuza. Mama na papa basigaye bumiwe. Umuhungu ko yahindutse, Dickson ko yahindutse cyane. Biriya nawe nibyo ubonye, ikira kinyabupfura kije gite mu minsi 2. Dad yaravuze ngo yisi umuhungu wanjye buriya yakuze. Genda abona ko yabonye n'umukobwa uzamuba hafi cyane, umukobwa yakeneye mu buzima bwe. Nyine nibwo yasetse. Turavuga Dickson, wowe uravuga iby'umukobwa, wowe warebye umukobwa gusa. None ntareba umukobwa, urabona uriya mukobwa uri ubwenge afite, tureba bafashije uriya muhungu wawe wabuze ubwenge kumera uko yabaye kuriya yahindutse. Filime tugarura kuri kaminuza ndetse amanota. Dickson yaje yiruka. Kimba natsinze, nagize amanota menshi. Twarakoze cyane no kuri guse ngushimire gute. Kimberly nawe yarishimye cyane, abona nk'igitangaza kubona Dickson yatsinda. Agatsinda mu ishuri rero ruhagarariye abaswa bose ngo bakaminuza. Barishimye cyane yewe baranahoberanye. Nyuma bari gito rero baserebura ntsinze, nibwo Dickson byabaye ngombwa akabwira uyu mukobwa ibi muri ku mutima. Kimberly uri umukobwa w'ingenzi cyane, ntusanzwe uri special mu buzima bwanjye. Ubu se nakubwira gute? Ubu si ibintu wamfashije ko ari ibintu byinshi cyane. Wowe uri guhindura ubuzima bwanjye. Gusa Kimberly ndagushimira muri buri kimwe, mbega mubara yose sinabona ko mbikubwira. Ariko se waretse ngusaba ikintu kimwe, ko nifuza kwaba umukobwa wo mu buzima bwanjye, shiri wanjye ibihe byose, ukaba uwa mbere ukanikurikira. Genda gukunda cyane nta n'uwagusimbura. Umutima wa Kimberly se wari uremereye wowe, reka da. Yohereje ibintu ibyo Dickson byose yamubwira byemeye, impamvu nta yindi, nawe yikanze yaramukunze. Barahoberanye ndetse aho ngaho nibwo bari batangiye kwinjira mu rukundo. Urukundo rugurumana fire. Haciyemo iminsi 3 rero nibwo Dickson yajyanye n'ikibasumba wenyine umukunzi Kimberly. Dore ko yabwiye se na nyina babishimiye. Mama nawe papa ndakeka ko iki ari cyo gihe mwe gushaka aho kuba abana n'uyu mukobwa Kimberly. Ababyeyi baratangaye, impamvu nayo ni uko babaga geto kuri kaminuza. Nibwo yaje gusaba ababyeyi rero ngo barebe uko bashaka uburyo babona ahantu heza babana n'uyu mukobwa. Ababyeyi nibwo bamenye none uko babana n'ubya bindi babigejeje ku indi ntera ari abakunzi ba cyane, baje kwisobanura ko bakundana. Ababyeyi bari kurenza ikisuretse kubihisha umugisha n'amafaranga ko bayafite bakabaremera. Kimberly na Dickson ubwo bagiye kubana, umwe wajya bambwira ngo agace ka 3 dore irangiye bakundanye. Niho dusoreje filime yacu nziza rero, filime twa I Met a Girl. Izindi filime ziraje. Love you so much. Peace and love. Peace out.